Bakristo nshuti mudukurikira ku YouTube channel Paroisse Seven Support Gikondo aho muri hose twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Turabifuriza mwese umugoroba mwiza kuri wa gatanu hano Gikondo tugiye kurikirana inzira y'umusaraba tugiye gukora ku nshuro ya gatatu tuzirikana ububabare bwa Yesu Kristo wadukunze ku rugero rutambutse urukundo umuntu akunda aho yadukunze akemera kudupfira kugira ngo atwitangire kandi aducungure. N'umwanya rero inzira y'umusaraba ikabigiye kuyoborwa na Padiri Mukuru Sayima Jean Pierre Mihigo afatanyije n'abakristo b'impuzamiryango remezo ya Mutagatifu Martini. Turazirikana uyu munsi ububabare bwa Kristo. Tuvuye abenshi mu kazi ni mu gicamunsi ni ku mugoroba. Uyu mwanya rero tugiye gukora inzira y'umusaraba utubere umwanya wo kuzirikana rwa rukundo Kristo yadukunze, rwa rukundo rutagereranywa, ariko tuzirikana cyane ububabare yakoze kugira ngo aducungure. Dufate intego yuko tazongera gutuma asubira ku musaraba ukundi. Twifurije mwese rero uyu mwanya w'isengesho rikomeye, mugire ingabire nyinshi turunyira muri sengesho tuyukora tuzikana urugendo Kristo yakoze kugira ngo aducungure. Mugire umugoroba mwiza muri kumwe na Joseph aho mukiza. Izina ry'Imana na Mwana na Mutagatifu. Nyagasani Yesu n'abanyamahanga. Tugiye gutangira isengesho ryacu kuri uyu mugoroba dukora inzira y'umusaraba tuzirikana ya nzira Yesu Kristo yanyuze, ububabare yahuye nabwo, abari umubyeyi we akana we ndetse n'abandi bose bamubonye ananijwe n'igiti cy'umusaraba acika ubwo gupfa kandi agakundana. Muri aka kanya tugiye kuzirikana inzira y'umusaraba, twongeye tuzirikane n'ururabo bose bakibangamira Yesu Kristo umusaraba mu buzima bwabo butandukanye. Hari benshi baremewe n'ubuzima bwabo, hari benshi baremewe n'imisaraba yabo, hari benshi bihebye batazi icyo bakora mu bubabare barimo. Ntabwo dushobora kumva agaciro k'ububabare bwacu tutaramutse twumvise kandi twakiriye ububabare bwa Nyagasani Yesu Kristo. Aka kanya rero katubera akanya kugira ngo uko tuzirikana ku bubabare bwa Yesu Kristo, tuzirikane ku bubabare bwacu imisaraba yacu, tuzirikane n'aho bose nabo twemereye imisaraba yabo ku buryo bw'itanga n'ubundi ndabwiza Umwana w'Imana aduhe kandi kugaragaza ko twari umusaraba wacu kugira ngo Yesu Kristo umukiza wacu n'abapfukamiye tuturabitubabarire twe n'abacu bose barapfuye. Turakwinginze udutere umwete tubone kwibuka icyo wabonye mu nzira igana ku musozi wa Kaluvariyo yakugupfira. Tube kwanga ibyaha twakoze byose, tujye twemera ibiturushya kandi munsi tumenye ko inzira y'ububabare bw'urupfu wapfuye izatugeza ku ikuzo ry'izuka ryacu. Nawe mubyeyi Bikira Mariya wabaye cyane, ntidushidikanya ko wowe natwe muri isengesho bagusaba ko bizeye uduhakire iyi nzira y'ubuzima tugiye gukora itwongere ingabire ngombwa zose ngo tubashe gusa na Yesu Umwana wawe ukunda cyane. Mubyeyi ugiribame turagusenga Yesu, turagushima. Intera ya mbere, Pilato acira Yesu urubanza ngo apfe. Ijambo ry'Imana. Pilato arababwira ati, naho se Yesu bita Kristo mugenze? Bose barasubiza bati, nabambwe ku musaraba. We ati, ibyo se yakoze ni ikihe?
ariko barushaho gusakuza bati namwe ku musaraba. Nuko Pilato abonye ko ntacyo kuzuye, ahubwo ko urusaku rurushaho kwiyongera, afata amazi akaramira imbere ya rubanda avuga ati umwere w'ayo maraso uzikorerwe. Rubanda rwose rurasubiza ruti amaraso ye araduhamye twe n'abana bacu. Nuko abarekurira Barabasi, nawe Yesu amaze kumukubitisha ibiboko aramubegurira ngo abambwe ku musaraba. Ijwi rya Bikira Mariya w'ikibeho, nimwisubireho bidatinze. Kuzirikana ijambo ry'Imana. Kuba Pilato yarabajije rubanda ati naho se Yesu bita Kristo mugenze, nuko yari yiteguye ko nibavuga ngo umurekure ahita abigenza atyo. Nyamara imbaga yari yasazijwe n'umumaro bwa Sekibi, yamusubije urusaku bituma abegurira Yesu ngo abambwe ku musaraba, nubwo we agaburira ikimenyetso yakoze. Ibintu nk'ibi ntabwo ari Pilato wenyine byabayeho, ahubwo byabayeho mu bihe byinshi, n'ubu bikaba bibaho kuri benshi muri twe. Abantu batanga abavandimwe babo b'inzirakarengane ngo bagirirwe nabi, bicwe bagashyira ku murongo, nta kindi bagamije kitari kugira ngo barebwe neza na rubanda. Abantu bajyanira ukuri nyakuri, bakikika ikinyoma bazi neza ko iherezo ryacyo ari urupfu rwabo barenganije. Abantu barishushanya bagakaragira imbere ya rubanda bati turabere bari maso, birengagije ijwi ry'umutimanama wabo rihora ribabwira riti uri cyiza ureke ikibi, cyangwa ngo wanze gukora icyiza kizaguhira, none ukoze ikibi kizakugaruka. Isengesho. Yezu wababaye cyane, reba n'impuhwe abo wacunguza umusaraba wawe mutagatifu, maze udukize ubugome n'ubugambanyi. Duhe ubutwari bwo kwanga guhisha ukuri, kandi tuzi neza ko ariko kurakiza abavandimwe bacu. Turinde kwishushanya imbere ya rubanda, tugaragare uko turi kandi duharanire icyiza mu bihe byose. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yose, ishaka rikorwa munsi nk'uko rikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungurire none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abadutera, ntuduterane mu mitwoshya, ahubwo udukize icyago. nzakuramuza Mariya, wishimye murana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uragusabira twebwe ubu n'igihe tuzapfira. Yehova w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Nyagasani tubabarire. Abakristo bapfuye Imana nibabarire baruhukire mu mahoro. Turagusenga Yesu, turagushima. Kabiri Yesu bamukorera umusaraba. Ijambo ry'Imana.
nyamara kandi imibabaro yacu yari yikoreye n'ibyago byacu byari bimuremereye, ariko twe tukamubonamo uwahawe igihano nk'uwibasiwe n'Imana ikamucisha bugufi. Ijwi rya Bikira Mariya w'ikibeho, nimwibabaze mufatanye na Yezu gucungura isi. Kuzirikana ijambo ry'Imana. Umwana w'Imana ahetse umusaraba. Mbega uburemere bw'igiti cy'umusaraba, nyuma y'umunaniro, inzara n'inyota by'umunsi wose, ajujutwa n'abamukwenaga bakamucira urubanza rw'agashinyaguro, ashungerewe n'abaherezabitambo, abigishamategeko n'abafarisayi, hamwe na rubanda rwavumishijwe n'abanyabinyoma. Nyamara kuba Yesu yari azi ko akora, byatumye byose abyemera. Imibabaro yacu yari ahetse, ari byo bikomere byacu bya roho n'iby'umubiri, indwara z'ubudaca, ingaruka z'ibyaha byacu cyane cyane ibyo byamaze kuzibukira byihariye. Ibyo byose yabigiye kugira ngo adukize. Aka rero ni akanya ko gusaba imbabazi Umwami waturemeye bityo batubabarire igihe cyose twongera guhekesha umusaraba tumwihakana, dusebya izina rye, yishushanya utari n'izindi ngeso mbi nyinshi zikomeretsa umutima we. Umusaraba mutagatifu wa Yesu Kristo ujye ubana nanjye iminsi yose. Umusaraba mutagatifu wa Yesu Kristo undongere ibyiza byo gukiza roho yanjye. Umusaraba mutagatifu wa Yesu Kristo unkuremo ubwoba bw'urupfu, unyerekeze mu nzira y'ubuzima bw'iteka. Umusaraba mutagatifu wa Yesu Kristo undinde roho mbi, iziboneka n'izitaboneka, ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani, amakuba yose nzabona kuri izi gihe nzapfira ndayemeye. Ndagusabye girira ibyakubabaje imibereho y'iki musaraba, mbone nanjye gukomera. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Byaba kugirira byose ndabyanze, kubengerana nawe bikadutandukanya, kandi abyandika ku bwishingizi bw'Umwana wakunda, turaburinze sinshaka gusubira, dushaka kubaho. Nyagasani turabarire, abakristo bakundana n'abayobozi b'Imana. Nyagasani, si umusaraba gusa n'ibyaha byanjye byakunanije bityo, girira ibyakubabaje muri iryo barwa rya mbere, umfashe ngitsinde icyaha uko gisa kose. Ngwino mutagatifu, uretse ko wawe Yesu w'ibishya, usabe guhinga, usabe Imana nyinshi bakwemera. Turagusaba kumwizwa nawe, tugukunda ibitunganye, no kunogera nawe iteka, na Yesu Kristo Umwami wacu. Nyagasani turabarire, abakristo bapfuye Imana baruhuke mu mahoro.
Ijambo ry'Imana nuko Simeoni arabishima maze abwira Mariya nyina wa Yesu ati dore nguyu yashyiriweho kubera benshi muri Isirayeli impamvu yo kurama cyangwa gukira azaba n'ikimenyetso azageraho impaka nawe kandi inkota izakwahuranya umutima bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragara yemwe bahisi n'abagenzi mwese nimurebe mwitegereze niba hari akababaro kamera nk'aka kanjye ari nako natejwe guhoraho umunsi w'uburakari bwe azi ijwi rya Bikira Mariya w'ikibeho nimuzirikane ishimwe y'ububabare bwa Bikira Mariya. Kuzirikana ijambo ry'Imana. Yesu akimara kwibuka nyuma yo kugwa bwa mbere yahise ahura na nyina muri iyo nzira igana Golgota. Bakubitanye amaso umutima wa Bikira Mariya wuzuye intimba itagereranywa kubera urukundo bakundanaga. Nyamara nta wundi washoboraga kubimenya uretse umwana we Yesu. Aha rero ni ubuhanuzi bwa Simeoni wujujwe igihe yabwiraga Bikira Mariya ati inkota izakwahuranya umutima. Muri ibi bihe bikomeye Bikira Mariya yifatanyije n'umwana we aramushyigikira aramuherekeza kugira ngo icyo yadushaka kibe ari cyo gikorwa. Hariho natwe Bikira Mariya atwigishiriza kuboza Yesu twegere igihe cyose gushaka amagara. Ni muri ubwo buryo tuzabasha kuzongera ibyiza by'umusaraba wa Kristo, ni nabwo tuzabasha kuwakirana imbaraga n'urukundo tukawutangajyana ishema mu nzira zose z'iyi si yacu. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, tutuzi gukunda umwana wawe wahetse imisaraba no kwifatanya na bagenzi bacu bari mu kaga ako ari ko kose tubigiriye kwitwara muri Imana. Nyagasani ndagusabye girira umushaka wagize wowe n'umubyeyi wawe ume kujya uwo bantu bose kandi nawe Bikira Mariya mubyeyi wawe cyane mpakirwa n'imhora n'ibuka Yesu wamupfiriye. Bikira Mariya nyir'impuhwe kumva ko washubije iwacu n'umugiyeho agutakambira muri Yerusalemu icyo gituma mwizera ndamukana muganira muganira kumunezera ugiye gukiza mwiyerekeze kumubwira ujye uziteho Nyagasani twabarire abakuze bavuye Imana bari bavuye mu mahoro.
Simoni Yasini afatanya na Yesu gutwara umusaraba. Ijambo ry'Imana igihe bamushoreye barafatana witwa Simoni w'Isirayeli mu mirima ye bamurekesha umusaraba agenda na Yesu amutwaje. Ijwi rya Bikira Mariya Mukuru senga ubutitsa uzanira Kiliziya uko amakuba akomeye ayitegereje mu bihe biri imbere. Kuzirikana ijambo ry'Imana. Simoni w'Isirayeli yakoze igikorwa gikomeye kandi gikwiye kubahwa nubwo atari yakiteguriye rwose. Yitaye ku munaniro yari afite cyangwa ko yashakaga, ahubwo yateze maze afasha Yesu ku musaraba. Nyamara akenshi ibyo twiganiriza uyu musaraba wa Yesu uboneka muri byinshi bigize ubuzima bwacu. Inshingano z'umurimo yacu, urubyaro rw'urushako, ibigeragezo n'amakuba duterwa n'abacu, ibikomere, amateka yaduteye, kwita ku bo dushinzwe n'ibindi. Umucyo rero turangamiye igikorwa cya Simoni w'Isirayeli, maze tubonemo imbaraga zo kwitanga tugira Imana na bagenzi bacu. Tumara ubwoba abavandimwe bacu bafite ubutwari aho ari hose, tumubwira tuti ntukavuge ngo uterere ahubwo ateye intambwe ugana imbere. Ntukavuge ngo ndashaje ahubwo tanga imbaraga zawe za nyuma. Ntukavuge ngo nzapfa ahubwo ko witanga uzatuma abandi babaho kandi uzabaho. Tumubwire tuti iyo umutwaro uremereye tekereza abandi, nugera buhoro bazahagarara, nubicara bazaryama, nuryama bazasinzira, nunanirwa bazahorera, nushidikanya bazima, nibikangaho bazasubira inyuma, ariko nubafasha bazagufasha nawe, nugirira ubamarira bazagukunda. Uzasengere nabo kandi usenge n'izina ryabo, nta buzima bwawe, bityo uzabaho kandi uzamukoze igikorwa gikwiye kubahwa gishimwa n'usumba byose n'ibyo Simoni w'Isirayeli n'ibya Simoni w'Isirayeli. Nyagasani Mana yacu, tugusabye tukwinginze uduhe ubutwari bwo kwitangira abavandimwe bacu tugiye wowe. Dore kutita n'urukundo rw'umutima, maze dutere umwete kukubahisha. Mana yacu, niwe washatse ko umwana wawe agaragara ku musaraba waduciye ku mubiri w'umwanzi, gaduhe natwe ubutwari bwo guhinga inzira yacu hamwe nawe. Isengesho dukorera isengesho ryo kwizera izira kuzagera Yesu Kristo maze amategeko yawe afashe kuko wasezeranyije kandi isezerano.
isengesho ry'ugukunda Mana yanjye naho uri rwose umwaka w'umuhagije mwiza uraheshe rwose gukundwa kandi n'abandi bakundanagirewe nyagasani twabarire abakozi b'Imana ijambo ry'Imana nta kuranga nta gikundiro no kurenguza amaso yacu yewe n'impagararo byamuteye igikundiro yari yarasuzuguriwe kandi yaratereranywe n'abantu umunyamibabaro n'umumenyeranye n'ibyago mbese uwo bagiraniye bakikuka mu maso kuko yari yasuzuguritse twese ntawe umwitaho ijwi rya Bikira Mariya ry'igihugu ntawe ugera mu ijuru atababara kuzirikana ijambo ry'Imana ubu nta muhanga ntagikunde nyamara bivugwa ko nta muhanga ntagikunde bigaragara umwana w'Imana nk'umuntu w'urukundo agaragara mu gihe abari ntakintu babwiye hari abakozi gusobanukirwa n'urukundo rwa Yesu imbere babika abakozi ibishoboka byose akamenya mu bantu n'urukundo nzoga ruhanagure mu maso bazafite ubugome bwabo Yesu yamushimiye iyo neza asiga ishusho ye y'igitambaro yayakoresha aha turavuga yatubwiye isomo rikomeye ry'ubuzima bwa roho twumvisha ko gukora icyiza bigomba kuba igihe cyose kabone n'aho haba hari inzitizi nyinshi kandi kabone neza ko umuntu atagira inzitizi utarobanura kandi umenga iby'amaso ukabona ukabona ishusho y'Imana ukabona isukuritse uriya kandi yigira ko nta muntu wapfa gusa igikorwa cyose cy'urukundo kikungukira ingabire y'igishara kugira ngo isura ya Yesu igende ishushanya ubuzima bwacu maze abatubonye bakabonamo isura y'Imana nyagasani nakubwigana mu bikorwa by'urukundo nakukubona basuzuguritse n'abateranye mu buryo bwinshi nakwemera ko ibyumba byose byira wowe ari umuyoboro ukomeye kuko nta byiza byawe nyagasani wowe wibuza rwose ubwiza none niba isengesho yawe uyakwanduza na roho yanjye yimaze yari nziza n'ibyaha byanjye byayanje ni wowe gusa wasubiza ubwiza yabonye ugiye ibyaha byose wagize n'Imana isengesho ryo kugira ibyaha birasabye ibyaha byose byahanze ubwigenge nawe
turagusenga Yesu turagushima Dera ya karindwi Yesu agwa bwa kabiri ijambo ry'Imana nyamara kandi n'imibabaro yacu yari yikoreye n'ibyago byacu byari bimuremereye ariko twe tukabibonamo uwahawe igihano n'uwibasiwe n'Imana ikamucisha bugufi nyamara we yahimburanyirijwe kubera ibyaha byacu ajanjagurirwa ibicucu byacu igihano cye cyadukomoreye amahoro ibikomere bye tubikesha ikiruhuko ijwi rya Bikira Mariya kibeho nimwicuze 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 kuzirikana ijambo ry'Imana nimurebe Yesu amurira kabiri imbaraga z'umubiri zagabanutse none uburemere bw'umusaraba bugushije hasi akigira n'inyuma ibisebe byose byo ku mubiri we byongeye kuva amaraso ndetse hengeyemo n'ibindi bishya mbega ububabare mbega agahinda mbega divayi y'uraho nyamara Yesu we umutima we uracyakomeye icyo yimirije imbere ni ugukora ugushaka kw'Imana Data natwe muri ubu buzima bwacu nta gushidikanya ko imisaraba duhura nayo ituremerera ndetse inshuro nyinshi tukagwa urugero rwa Yesu ntabwo tugomba gucika intege igihe tuvuye ahubwo igihe cyose bitubayeho dukwiye guharanira kubakunga tugaharanira ko ugushaka kw'Imana ariko gukorwa Nyagasani Yesu uratuzi neza kurusha uko twiyizi giriya ko wabaye cyane igihe wabaga bwa kabiri maze turinde ibitugusha byose giriya ko utariwe n'imbaraga z'umubiri maze duhe guhaguruka ibyo twabwirwa byose twumvishe ko ikosa rikomeye atari ukugwa twumvishe ko ikosa rikomeye atari ukugwa ahubwo ari ukurwanya kubyuka mu byo twagushijwemo n'ibishuko bya Satani Nyagasani ko wangije kenshi ko nakomeje kugucuraho nanone girira ibyakubabaje ubuye bwa kabiri unyitungire nyoye kuzatandukana nawe ubundi no mu bishuko byose nzajya gutabaza dawe uri mu ijuru Sirajyana bawe ingoma yawe mbere hose tushaka kuba munsi nk'uko bikorwa mu ijuru ifunguro ry'umubiri none tubabare ibicuruzwa byacu nk'uko natwe tubabara abacumuyeho ntuduterane twose aho dusize icyago Nyagasani tubabarire abakristo bavuye Imana n'abari baruhukiye mu mahoro Yesu Mukiza wacu umusaraba waradukijije
Zirikana ijambo ry'Imana hafi kugera mu mpinga y'Ivayo Yesu yavuye hasi inshuro ya gatatu yarakunze maze yamutanga kugeza ku rupfu kubera ukuntu yakunze yemeye kugaragara nk'umunyantege nke kandi ari Imana nzima n'ibyaha byacu byatumye agwa inshuro eshatu zose abanzi be bamushingereye kandi bamushinyaguye natwe dusabe Yesu aduhe imbaraga zo kubasha guhaguruka igihe twaguye no gukomeza urugendo twatangiye tuvugana tutitaye ibiduca intege. Nyagasani Yesu, n'ibyaha byanjye byatumye kuba inshuro eshatu, mpa ukwicuza gushyitsi n'ubutwari bw'umutwaro umusaraba wanjye ukurikiye. Nyagasani, kubera ko bagushishikarije bakujyana ku musozi bakavana ujya kudupfira, ukananirwa kubera bene ako kageni, ndagusabye gukomeza nteguha udatinya amaso y'abantu n'ingeso zituma wihukira, mfasha igitsinda ngwino mutagatifu ohereza roho wawe zose nshya zizamure guhinduka dusabe Imana ishobora kwegera mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kudushyigura iteka ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani tubabarire, abakristo b'Imana bari mu bukene bwabo, Yesu Mukiza amagufwa yawe yose ararara, barayamwitegereza
kuzirikana ijambo ry'Imana twibuke neza ko ijambo ry'igihugu nta twambaro mbese ari ibintu gusa abakuriye nabo turabagome baramutuje bamusiga barabasa ese aho muri abo bagome simba nibo igihe cyose mbona bikamushimisha ese aho bagome bambaye imyambaro ye simba nibo igihe cyose gumanamo umujinya w'ibibi binyuremo bawusuka mu nzirakarengane ese aho bamwambura simba nibo igihe cyose bari abanyari abakunzi ibyishimo byabo cyangwa batera umutima ese mu mpamvu sindimo igihe cyose bwira abaje bifuza kubakuza ibyabo no kubagira nabi ese aho kubambere bamwambura simba nibo igihe ntibuza ibigirwamana nshaka gukomerwa amashyi no gushimwa nshaka kwisukuza mu bandi n'ibindi nirengagiza ko n'ikuzo ari iby'Imana mu rwego nyagasani y'impuhwe mbabarire ibicuro byose nakugiriye bintu umutima wanjye ugire ku wawe ndashaka kwandika nigana imbere yawe nyagasani gira umugabuzi w'amahoro yawe harura inani mpagwizi urukundo n'ineza harugome uremu magizi imbabazi n'impuhwe harugutigaye n'itandatu magizi ubana n'ikuze harugome n'amafuti mpamenyeshe ukuri abashidikanya n'abakonje bageze mu kwemera abihetse n'abashakiri bahumurize umwizero abari mu mwijima babinjira mu mubiri abagannye niba bashishikariza ibyishimo nyagasani umwe kutirona maze kuri izigami aho kumanya kwitabwaho njye numva abandi kandi ntunganye kuko utanga ari uzarura ugisha imbere bazamwibuka ugira impuhwe azababarirwa utanga ubugingo bwe azazuza kuko ukorana iteka yesu itatumye n'icyaha ziribyakoraje igihe ufashe kuri kubohoka ku isi umukunde wenyine ukwiye kubaba n'abakijije ngwino mutagatifu ohereza roho wawe zose weza zisi zawe guhinduka dusabe umwanya w'abanyeshuri bakwenda roho mutagatifu abasaba kubwizwa nawe n'urukundo rw'ubutungane no gukurikirwa nawe iteka bwa yesu kristo umwami wacu nyagasani tubabarire abakristo bapfuye n'abayoboke babo ntuzageza korane
Grazie.
Ijwi rya Bikira Mariya w'ikirema, nimuhinduke inzira z'ikigendwa. Kuzirikana ijambo ry'Imana, nimwibuke uko Yesu yahereye ku manywa akageza ku gicamunsi ababwiriza inyota n'ububabare akamurengera, akaturanga Mariya ngo umubyeyi wacu abishe akabasabira, akiringira kandi akiragiza se, hanyuma umwe we wirukira imbere agapfa. Muri iyi ntera Yesu yadusigiye umurage usumbije agaciro ubutunzi bw'isi yose. Yaturaze umubyeyi Bikira Mariya tumuhumuriza twese, yaturaze kubabarira kuva mu baduhemukiye yoroheje kugeza no kuba baduhemukije ubuzima, cyangwa se bakabuhuza abacu mu buryo bunyuranye. Yaturaze kwiringira no kwiringira Data uri mu ijuru, kabone ntabwo twaba mu magorwa akomeye. Jesus.
Yesu wapfiriye umusaraba wanyigishije ndawuramya ibyaha byanjye byari byaraciriwe ubufuri gupfa kwawe nira kukwizera urame kumunda nzapfe kwizera dawe Imana ihoraho utuye umubiri n'amaraso roho n'ubumana by'umwana wawe wakundana cyane umwami wacu Yesu Kristo yaba umwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose kubw'ububabare bwugarije 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 dawe Imana ihoraho utuye umubiri n'amaraso roho n'ubumana by'umwana wawe wakundana cyane umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo wongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose nyagasani tubabarire abakristo bapfuye Imana umutima wabo ijambo ry'Imana nuko havuka umugabo witwa Yosefu umwe mu bagize inama nkuru akaba umuntu w'imico myiza kandi w'intungane
we yari yemeye imigambi mibi ya bagenzi be n'ibyo bari bakoze. Yakomokaga ahitwa Arimatiya, umujyi wo muri Yudeya, kandi akaba yari ategereje kubona ingoma y'Imana. Nuko asanga Pilato amusaba umurambo wa Yesu, awumanura ku musaraba, awuzingiraho umwenda, maze awushyingura mu mva yari icukuwe mu bitare, itigeze igira wihangamo. Haza na Nikodemu, wa wundi wibukije gusanga Yesu nijoro, azana ikivange cya divayi n'amarira y'igikakarubamba bipima nk'ibiro 30. Ijwi rya Bikira Mariya w'ikibeho, nimusenge cyane musabirize. Kuzirikana ijambo ry'Imana. Bikira Mariya mu bubabare bwinshi ari iruhande rw'umusaraba. Yohani nawe yari kumwe n'umubyeyi. Burije kandi abayahudi bategetse ko Nyagasani bamumanura ku musaraba. Muri ako kanya hahagurutse abagabo babiri, Yosefu w'i Arimatiya na Nikodemu, wa wundi wigeze kujya kureba Yesu ari nijoro. Abo bagabo bombi ntabwo bari basanzwe bazwi n'abigishwa ba Yesu, nyamara muri ibi bihe bikomeye aho abandi bose bibutse bagahunga, aho buri wese afite isoni zo kwitwa umwigishwa wa Yesu, bo ntibatinya kugaragaza ko bakunda Nyagasani. Bombi rero bafashe umwambaro wa Yesu bawushyikiriza Bikira Mariya. Ishavu rirushijeho kumushengura. Nyagasani Yesu hari benshi tugira ubwoba bwo guhamya no kwerekana urukundo dufitiye, cyane cyane mu gihe dukeka ko byatugiraho ingaruka. Yosefu na Nikodemu ntibatubereye urugero, maze tutinyuke duhamye kwemera n'urukundo dufitiye. Duharanire kumana na Bikira Mariya mu bihe byose, maze tumukorere nk'abana wamuraze. Mubyeyi ubabaye cyane, we wabaye ingaruka waturutse umwana wa Yesu Kristo, wabanegejwe n'abamarayika kuzamubyara kugana ku munsi w'umusaraba. Twigishe kuba indahemuka, natwe tumukurikire udahuga, tutinubira imisaraba yacu ya buri munsi. Mubyeyi wabaye rwose, kubera intimba y'umwana wawe, ngira uwawe, ugiye umpakirwa kuri we, ukiza abandi nawe uko wamviriye, makuru wenyine, nta wundi ubangamikishije nawe. Isengesho ryo kwiyambaza Bikira Mariya mu kibeho. Dawe Mana yacu, bagushimire ibyiza wiyamurira n'ubuntu bwihebuje watugiriye bituma umwami Bikira Mariya nyina wa Jambo, baza tukareba mu nzira nziza tweretswe n'umwana wa Yesu Kristo. Yadusabye guhinduka, kwinjiza ibyaha byacu no gusenga ntawe ndyarya, nyamara twabirenzeho tunangira umutima bitubyarira amahano. None Nyagasani mubyeyi wacu, turagutakambira kuri Yesu Kristo umwana wawe, maze utugirire impuhwe utubabarire. Nawe mubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, turagushimira ko warashoboje ubutumwa bw'Imana, ugakomeza no kwihanganira amarira menshi wasutse unatwaga kwakira ubwo butumwa watuzaniye. Ariko guhera ubu twiyemeje kubera abana b'indahemuka, dukora ibyo Nyagasani igira byose,
tugakurikiza inama batubwiye yandikiyeho kandi tukibuka urukundo inama ihindukira nziza zihurira wese bose ikirangantego kubashimira waje mu gihugu Nyagasani turamarire abakristo bapfuye Imana ibabarira baruhukire mu mahoro. Turagusenga Yesu, turagushima. Intera ya 14 ihabwa rya Yesu. Ijambo ry'Imana nuko benda umurambo wa Yesu bawuhambira mu myenda hamwe n'imibavu uko abayahudi babigenzaga bahamba. Aho hantu bari bamubambye hari ubusitani, muri ubwo busitani hari imfasha itaragira uyihambamo n'umwe. Nuko kubera umwiteguro wa Pasika y'Abayahudi aba ariho bahamba Yesu kuko iyo mva yari hafi. Ijwi rya Bikira Mariya mu Kibeho, nimusenge mutarambirwa. Kuzirikana ijambo ry'Imana. Yesu yaje muri iyi si nta mutungo cyangwa amatungo ahazanye, atanapfa ubwe yajyaga yivugira ati umwana w'umuntu ntagira n'aho kwegera umutwe, none no mu rupfu rwe nimba ahambwemo Imana imugira neza. Ubukene bwe bwamubujije gukora icyo se yamutumye hano muri iyi si. Yigeze yinuba cyangwa se ngo acibwe intege n'ubuzima buciye bugufi yabagamo. Iyi ni inyigisho ikomeye biyemeje gukurikira Yesu bose, by'umwihariko bamwirimiye mu buryo bwihariye. Nta n'umwe ugomba gucibwa intege n'ubukene cyangwa ubushobozi budahagije mu kurangiza ubutumwa yashinzwe. Imana yonyine niyo itora ikanatuma, niyo iriho imbaraga zo kuzuza ibyo dushinzwe, kabone n'aho byaba bigaragarira amaso y'abantu ko hari icyo tubuze. Buri wese yagombye guhora azirikana ko icy'ingenzi ari ugukurikiza Yesu muri byose, bityo buri wese akazirikana ko gutanga ubuzima bwe agirira bagenzi be ari uburyo bunoze bwo kubaho na Kristo, kandi bikadufasha gusa nawe. Nyagasani Yesu, mpagora nzirikana ko icyangombwa ari ukugukurikiza muri byose. Mpakutinubira ingorane mpura nazo mu butumwa bwanjye bwa buri munsi. Mpakumva ko kuba ndi kumwe nawe bimpagije. Undinde gutwarwa n'iby'isi, undinde guhemuka, ahubwo mparanire gutabara abatereranywe muri byose. Yesu bashyize muri iyo mva, ndakwemera uri Imana,
yemera kandi ko wishyuye uyimazemo gatatu ndakubaha rwose, maze kandi kubera ko wishyuye ndagusabye nanjye uranzurira igihe kitari iki mbone kuzabana nawe iteka mu ijuru ukunda kandi nkuramya. Dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yogere hose, ushaka buri munsi nk'uko rikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungure none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ibicumuro, ntuduterane n'ibiturushya ahubwo udukize ibyago. Ndakuramutsa Mariya, wuje guhabwa n'Imana, wahebuje buri munsi umugisha, na Yesu umwana wawe arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uraje dusabira abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Nyumva Imana Data na Mwana Mutagatifu, nyubahe muri iteka ryose. Nyagasani tubabarire, abakristu bapfuye Imana ibabarire baruhuke mu mahoro. Turagusenga Yesu, turagushima. Intera ya cumi na gatanu, izuka rya Yesu. Ijambo ry'Imana. Tuzi ko Kristo yazutse mu bapfuye akaba atazongera gupfa ukundi, urupfu rukaba rutakimufiteho ububasha. Koko igihe apfuye yapfuye rimwe na kizima, naho kuba ariko abereyeho Imana. Bityo namwe mumenye ko ubwanyu mwapfuye icyaha mukaba mubereyeho Imana muri Kristo Yesu. Ijwi rya Bikira Mariya w'ikibeho, ndi nyina wa Jambo, nimugarukire Imana. Kuzirikana ijambo ry'Imana. Kristo yatsinze urupfu, yatsinze urupfu rimwe rizima. Nta bubasha rugifite ku mwana w'umuntu, nyamara uwo mutsindo wanyuze mu nzira zikomeye: gucirwa urubanza, gushinyagurirwa, gupfa no guhambwa. Ibi bidusobanurira ko natwe kugira ngo tugere ku ntsinzi yuzuye tugomba gupfa ku cyaha, tugapfa ku ngeso mbi zose, kugira ngo na Kristo tuzukire ubuzima buzira kuzima. Izuka rya Yesu kandi riduhamiriza bidasubirwaho ko ridutwaza gitwari iherezo ry'inzira y'umusaraba turimo ku isi, ari ibihembo byo gusukira umukiro w'iteka. Imana ishobora byose ugahora witeka, we washatse imbaga ya muntu kugira ngo igomba gukurikiza n'ubwiyoroshye, maze ugashaka ko umukiza wacu ukagira umubiri bazabambwe mu musaraba. Gira impuhwe maze uduhe kurebera ubwiyumanganye bwe, tuzasange icyubahiro yo kuzuka kwe. Mana washatse kwizuka ry'umwana wawe Yesu Kristo ushimisha abantu, turagusaba girira umubyeyi wawe Bikira Mariya, twe kunezerwa iteka mu ijuru
bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ngwino Roho Mutagatifu, ohereza Roho wawe byose bishya bizabone kwibuka. Dusabe Imana y'umugisha ukwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kunezezwa nawe iteka bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani tubabarire, abakristo bapfuye Imana ntibabari baruhukiye mu mahoro. Tumaze gukora inzira y'umusaraba itwibutsa urugendo rubabaye rukomeye. Umuntu yakwibaza umwana w'Imana yazize iki? Ko yari intungane, ko yari yaje muri iyi si azanywe n'urukundo, nta kindi kimugenza uretse kutuzanira umucyo w'abana b'Imana. Umuntu yakwibaza impamvu nta kindi iyi si yamwituye uretse kumwitura ububabare, agashinyaguro, umusaraba no kumwica urupfu rw'abagome. Ibi iyo tubitekereje akenshi kubibonera igisubizo biratugora. Ni iki cyatumye umwana w'Imana bamwica, bamukorera ibyamfura n'ibyo twumvise byose, bamunyuza muri iyi nzira ya Golgota kugeza bamwishe urupfu rw'abagome? Nta kindi uretse icyaha cyawe, nta kindi uretse ububi bw'umutima wawe. Kandi ibyabaye mu gihe cya Yesu n'uyu munsi biracyari. Imitima yacu yuzuyemo ubugome ndengakamere, imitima yacu yuzuyemo ubugiranabi, ku buryo rimwe na rimwe tudatinya gukora no kugambana nk'uko bagambaniye umwana w'Imana bakarinda bamwica. Tuzirikane ko n'ibyaha byacu byamubambye ku musaraba, n'ibyaha byacu byamwishe.
kiliziya ifite akamenyero keza ko mu gihe cy'igisibo abakristo hirya no hino ku isi bakora inzira y'umusaraba. Abibutsa ko igisibo ni igihe gikomeye kandi gitagatifu cyo kugarukira Imana, cyo kwisubira, cyo guharanira ubutungane, cyo kureka ubugome aho buva bukagera. Ni igihe cyo guhindura. Umwana w'Imana nta kindi cyamwishe uretse umutima unangiye, ububi bwawe, ubugome bw'imitima yacu. Niyo mpamvu iteka ryose iyo dukora inzira y'umusaraba twibuka izo mbuto zose zaturutse ku cyaha, zaturutse ku bugome. Ni akanya ko kuririra ibyaha byacu, ni akanya ko kuririra ibyaha by'abavandimwe bacu, ni akanya ko kuririra ubuhakana Imana busigaye bwareze mu isi yacu ya none. Isi isigaye irangwa n'ukwemera guke, isi yuzuyemo ubuyobe, isi yuzuyemo inzangano, ubujura, ubusambo, ubusambanyi n'ubugome bw'indengakamere, ndetse n'ubwicanyi n'ibindi byose byugarije isi yacu ya none. Ivyo byose n'ibitubabaza, bikatubera natwe intandaro yo kongera gusubiza Yesu Kristo ku musaraba. Inzira y'umusaraba ni isengesho dukora dusaba Imana ngo Nyagasani hindura imitima yacu, ivanemo ikibi, ivanemo icyaha, ivanemo ubugome, ubugambanyi, urwango, inzika n'umujinya n'ibindi byose bituma tumusubiza ku musaraba. Umuntu wese wakoze isengesho ry'inzira y'umusaraba, usabe Nyagasani aguhindura umutima, ntutahe nk'uko waje, utahe wongeye kwakira umugisha w'Umwana w'Imana, utahe wongeye kwakira umugisha uturutse mu bikomere by'amaraso byavuye mu maraso y'Umwana w'Imana, maze uhinduke, ureke ubugome, ureke urwango, ureke inzika, ureke ubugambanyi, ureke imvugo mbi n'ibitekerezo bibi n'ibindi byose bisubiza Yesu Kristo ku musaraba. Dusabe Imana kugira ngo iduhere Roho wayo atumurikire kandi adukomeze, aduhindure. Iyi nzira y'umusaraba dukora ku wa gatanu idufashe guhinduka, ifashe buri wese kongera gutera agatanu mu butungane, gutera agatanu mu butagatifu, kuva ku giti no mu muntu. Nguyu Umwana w'Imana wadupfiriye, nguyu Umwana w'Imana wemeye kubabara, yambara amaboko ye ku musaraba kubera twebwe. Ariko ibyo byose ari kugira ngo natwe tubashe gukira, tubashe kwakira umugisha tuzaniye, tubashe kureka inabi tuyitsindishe neza, maze ubuzima bwacu burusheho kugira Imana no kugira abantu. Iteka iyo dukora inzira y'umusaraba no kuzirikana kandi ko hari abavandimwe bacu benshi bakibambanywe na Yesu Kristo ku musaraba, bababaye ku buryo bumwe cyangwa ubundi, rimwe na rimwe baremerewe n'imisaraba yabo, bakageza n'aho bakumva bakwiyahura cyangwa bajyana imanza n'Imana. Isengesho ryacu ryo kuri uyu munsi ridufashe kurushaho gusaba Imana ngo natwe twemere kwakira imisaraba yacu. Ibyo byose bituremereye, ibyo byose biduhungabanyije, dusabira mu munsi baremerewe n'imisaraba yabo kugira ngo Imana ibahe imbaraga zo kongera kuyakira, tuziye kugihumeka kuko Umwana w'Imana yaratwitangiye, yaradupfiriye kugira ngo tubashe kugira ubuzima. Kandi uwo
umusaraba wawe n'uwakira no kwemera no kwizera uriya inyuma yawo hihishe inema n'imigisha utabonesha amaso yawe uzabona igihe nikigera. Nyagasani twongere imbaraga zawe, twongere ubutagatifu, aduhe imbaraga dukomeze, aturinde kwiheba, aturinde gucika intege, aturinde kumva ko atuvanye ibiganza, atumurikire kandi dukomeze mu nzira yo gukira. Tuzirikana nk'uko Bikira Mariya bitubwiye ikibeho, umwana wa Bikira Mariya ntataniye imibabaro. Imibabaro yawe uhetse, ako gahinda ufite n'ibibazo wikoreye, usabe Yesu Kristo abiguhinduremo umugisha, abiguhundiremo imbaraga zituma ukomera mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Maze iyi minsi yose tuzazirikana inzira y'umusaraba izatubere kurushaho kurangamira Yesu Kristo watsinze byose anyuze ku musaraba, natwe twizeye ko umutsindo tuzawukukana igihe tuzaba tumurangamiye, kandi twebwe kwakira umubyeyi Bikira Mariya ngo duherekeze urugendo rwacu rwa buri munsi. Umubyeyi Bikira Mariya, we wababaye cyane, we wahagaze iruhande rw'umusaraba wa Yesu, wabonye byose, ngwino ugendane natwe, ngwino dushyire mu gicuba cyawe gitagatifu kugira ngo natwe tubashe kurushaho kwakira imisaraba yacu, ibibazo byacu n'ibintu biduhangayikisha byose. Maze uko tuzazirikana ububabare bw'umwana wawe ndetse n'ububabare bwawe bwite, bizadufashe kurushaho kwegera ubwiza bw'Imana, bizadufashe kumenya ko nta buzima bw'umukristo bwitandukanye n'umusaraba. Maze iyi Pasika tugiye kwizihiza izatubera Pasika y'imigisha, tuzabasha kuzukana Nyagasani Yesu Kristo, tube bashya, tugire imitima mishya, tugire ubuzima bushya, ubuzima bumurikiwe na Roho Mutagatifu, ubuzima bwacu bwose bukomeze kuguhesha icyubahiro, kandi ibyo dukora byose bidufashe gukomeza kubaka ingoma yawe mu bantu. Wa gatanu w'igisibo ni umunsi abakristo benshi bakunda gusiba, bakunda kwigomwa, bakunda kwibabaza, bakunda kuzirikana n'abandi bose bari mu bwabo. Bagiye kujya kutuzanira agaseke, buri wese ashyiremo icyo yizigamiye kuri uyu munsi, ashyiremo icyo yageneye abo bose bashavuye, abo bose bakibangwa na Yesu ku musaraba, abo bose bahangayitse, abo bose bihebye, maze ituro ryacu bizabashe kubaramira, kandi icyo twigomwe kuri uyu munsi tugiharire abo ngabo bose bababaye, abo bose bagikomerejwe, bakibambwe kumusaba hamwe na Yesu Kristo. Amasengesho tuvuga tubasabira nabo ababonera imbaraga zo gukomera no kurushaho kwiringira Yesu Kristo wazutse. Mbifurije rero umunsi mwiza, urugendo rutagatifu rwiza rwo kwitagatifuza muri iki gihe cy'igisibo. Iteka ryose uzabikora inzira y'umusaraba ijye kugufasha kureka akageso kamwe, kuva mu cyaha kimwe, kureka ubugiranabi, gutera agatabi mu butungane n'ubutagatifu. Iyi Pasika izatubera Pasika y'ibyishimo n'amahoro. Nyagasani Yesu abane namwe. Bagiye no kutuzanira uduseke, hanyuma buri wese agenere ituro rye abo bose bahangayitse, abo bose bakibambwa Yesu Kristo ku musaraba, maze isengesho ryacu n'ituro ryacu bizabasha kubaramira.
amakuba duhora dukize mu byo wasaba mu cyo ari muri gusingizwa. Nyagasani Yesu nabane namwe, Imana ishobora byose ibaha umugisha, ibarinde kandi baragire, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imujyane amahoro ya Kristo. Inshuti bakristu twabanye, inzira y'umusaraba twakoreraga n'igikondo nahangaha isoreje. Tubashimiye mwese bamwabanye natwe kandi tubasezeranije kuzakomeza kubana natwe buri kwa gatanu. Tuzatubagezaho inzira y'umusaraba kubidushobokeye, kugira ngo abatashoboye kujya mu kiliziya baje bashobora kwifatanya n'abandi bakristu aho bari hose. Mugire umugoroba mwiza. Bari kumwe na Joseph Habumukiza hano i Gikondo.